Yes, ndabasuje kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Demi Empire. Nizeye ko aho muherereye mumeze neza mwese. Ni inkuru mu by'ukuri itangaje. Ni inkuru itangaje mwa bantu mwe. Ibi bintu ntago bisanzweho ko bigenda gutya. Ni ibintu mu by'ukuri wakwibaza ngo ese byagenze gute, kuki ariko byahisemo gukorwa. Ni inkuru mu by'ukuri navuga ko benshi bayibajijeho, benshi bibajije ese byagenze gute, ni iki cyabaye, mu by'ukuri ni iki cyatumye babigenza gutya. Muri Nigeria ni mu by'ukuri umugabo witwa Mubaraka Bala, umuntu uzwi cyane aho muri Nigeria cyangwa se aba muri Nigeria. Abantu benshi ntago bemera ko Imana ibaho. Abantu benshi muri Nigeria ntabwo bemera ko Imana mu by'ukuri ibaho. Uyu mugabo rero Mubaraka Bala ubu yafunguwe nyuma y'uko yari amaze imyaka irenga 4 muri gereza azira ko yatutse Imana. Wakwibaza ngo mu by'ukuri byagenze bite? Niyo mpamvu turi hano rero nkubwira ati nturenga umuyoboro wa Demi Empire kugira ngo tumenye ese byagenze gute, kugira ngo hafatwe icyemezo cyo kumufunga akageramo imyaka 4 yose. Iyo myaka mu by'ukuri kuki yayifunzwe, ni ikihe gitutsi yari yatutse Imana? Ku makuru dukesha urubuga nkoranyambaga rwa Facebook mu mwaka wa 2020 bivuga ko uyu mugabo Mubaraka Bala yafunzwe, ubu akaba yarekuwe nyuma y'imyaka 4 ari muri gereza. Akaba yarafunzwe azira gutuka Imana. Kugeza ubu ngo arimo kuba mu nzu y'ibanga kuko abanyamategeko be bavuga ko ubuzima bwe buri mu kaga, bityo bikaba bigoye ko yasubira kuba muri sosiyete hamwe n'abaturanyi be uko byari bisanzwe. Nyuma yo gufungurwa yaratutse Imana, n'ikintu cyo kuvuga ngo arajya mu rugo. Ese wowe urabyumva ute? Mubaraka ubu afite imyaka 40 mu gihe agejejwe imbere y'urukiko rwa Kano mu majyaruguru ya Nigeria. Yaburanye yemera ibyaha byose 18 yashinjwaga, bimuviramo gufungwa imyaka 4 muri gereza. Urumva uko byagenda kose ntabwo mu by'ukuri ari icyaha cyo gutuka Imana gusa, nubwo ari byo byitiriwe gutuka Imana, ariko ntabwo ari icyaha kirimo gutuka Imana. None se gute icyaha gutuka Imana bivamo ibyaha 18 gute? Uyu mugabo Mubaraka mu kiganiro cyihariye yagiranye n'itangazamakuru cyangwa se n'ikinyamakuru BBC, Mubaraka warimo ufata ifunguro rye rya mbere amaze gufungurwa yagize ati impungenge ku mutekano wanjye ziba zihari buri gihe. Nigeria ni igihugu kigendera cyane ku madini, ndetse abo bigaragaye ko batutse idini yaba iya Kisilamu cyangwa se iya Gikristo bashobora kwisanga bahabwa akato ndetse bagakorerwa ivangura. Amategeko aragwira kabisa. Akomeza agira ati gutuka Imana ni icyaha mu mategeko ya Isilamu azwi nka Sharia. Ayo akaba akorana n'amategeko atari ay'idini muri leta 12
leta 12 zo mu majyaruguru ya Nigeria. Icyo kandi ni icyaha mu mategeko mpanabyaha ya Nigeria. Mu mategeko mpanabyaha ya Nigeria, icyaha cyo gutuka idini cyangwa se Imana kirimo. Cyabindi usanga bavuga ngo usanga bari kuvuga ngo idini runaka ngo ni fake gutya na gutya, urivuga nabi. Nigeria wageze kasho kare. Mubaraka Abala wavuye mu idini rya Kisilamu mu mwaka wa 2014 yavuze ko ubwo yari afunze hari igihe yumvaga adashobora kuzasohokamo ari muzima. Yari afite ubwoba ko yashoboraga kwibasirwa n'abarinzi ba gereza cyangwa bagenzi be b'imfungwa bari bari kumwe muri gereza yari afungiwemo i Kano, umujyi wiganjemo abayisilamu cyane. Ni ukuvuga ngo gereza yari arimo yari gereza yiganjemo abayisilamu ku rwego mu by'ukuri rwo hejuru, kandi akaba yarafunzwe azira gutuka idini rya Isilamu. Yakomeje agira ati, ubwisanzure burahari ariko nanone hari inkeke yihishe muri bwo. Ubu ngomba guhangana nayo. Iyo myaka yose izo nkeke zahoze zihari. Akomeje afite inkeke nyinshi cyane zidasanzwe. Yashoboraga kuba yarakomeje gufungwa igihe kirekire kurushaho iyo bitaba ko mu mwaka ushize wa 2024 umucamanza wo mu rukiko rw'ubujurire yagabanyije igihano yari yarakatiwe cyo gufungwa imyaka 24. Yari yarakatiwe imyaka 24 azira gutuka idini cyangwa se gutuka Imana. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yagabanyije igihano yari yarakatiwe cyo gufungwa imyaka mu by'ukuri 24, aho Mubaraka Abala avuga ko byari bikabije, cyari igifungo gikabije. Ntabwo byoroshye ku mahitamo y'idini cyangwa se kuvuga idini nabi, ni ikintu mu by'ukuri kidakwiriye. Reka rero mbashimire mwebwe mwese, mbifuriza kunyurwa no kunogerwa na serivisi ndetse na gahunda murimo zose. Imana ikomeze ibahe umugisha mwinshi. Uronke kandi uyu mwaka wa 2025 kubera umwaka w'umugisha, n'umwaka w'ibyishimo tigeze ugira mu buzima bwawe. Ciao ciao, ndabakunda cyane.